munsi wa kabiri rero ku nyigisho zacu, gukizwa n'iki, agakiza n'iki, mu yandi magambo izina ryawe riranditse muri cya gitabo ko ari cyo cy'ingenzi. Buriya reka nze mbabwire ikintu, ibitangaza bizaba mu ijuru ni bibiri. Tega amatwi umva ijambo ry'ubwenge, ntabwo riri mu nyigisho n'observation. Ibitangaza bizaba mu ijuru ni bibiri. Igitangaza cya mbere ni ukuzabona wowe wizeye ko agomba kugera yatagezeyo. Icya kabiri ni ukuzabona wowe undi waciraga imanza ko atazagera yagezeyo. Nibyo bitangaza bizaba bibiri, bizaba ni azaba ari amasiripurize gusa. Kwa jina la Yesu, urasi wa muririmbyi we ni wowe wasamanutse ikuzimu, urasi wa musambanyi tuzi ruharwa agiye kwicara iburyo bwa data, azaba ari amasiripurize. Ibitangaza bizaba mu ijuru ni bibiri. Igitangaza cya mbere ni ukuza uwo wari wizeye ko azagera yatagezeyo. Igitangaza cya kabiri wawandi wari uzi ko atazagerayo agezeyo. Ijambo ry'Imana yavuga ngo abambere bazaba abanyuma. Yesu nashimwe, abanyuma nabo hari igihe bashobora kuba abambere. Azaba ari udutangaro gusa. Yesu nashimwe. Ibyo nibyo bitangaza bibiri bizaba hariya hantu. Amen. Tujya kuganira amagambo, hari amagambo ejo rero abo twari kumwe ejo, abatarabonetse ejo nibagire gutya, abatari bahari ejo, abatari bahari ejo nibazamura ibiganza. Abatari bahari ejo, ijambo rya mbere twabonye kugira ngo uryandike ku munsi wa mbere, gukizwa twasanze ko ari guhinduka mu myumvire no mu mitekerereze yawe, guhinduka ku ngeso. Mu yandi magambo, mbega nicyo ni impinduka Yesu yazanye mu buzima bwawe maze gukizwa. Wahindutse iki? Kera nari uyu munsi ndi uyu. Niko gukizwa. Impinduka Yesu yazanye mu buzima bwawe maze gukizwa ni izihe? ABCD. Kera nari uyu munsi ndi uyu. Yego. Hanyuma uyu munsi tujye kureba icya kabiri. Hari amagambo ari mu gitabo cya Luka cye 5:6 muraza kuyasoma. Luka 5:6 ni amagambo avuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abo nibo bazahazwa. Luka mufata amakaramu najya babwira reference z'amagambo yo muri Bibiliya. Ibyo ngiye kuvuga byinshi ndavuga amagambo yo muri Bibiliya, mujye mwandika muzabisoma mugeze mu rugo. Luka 5:6 ni amagambo avuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko nibo bazahazwa. Matayo, no, navuze Luka, ni Matayo ibice 5:6. Ni amagambo avuga ngo abahire. Muri Gatolika twabitaga abahire, muri Gatolika twabyitaga ngo ni abahire. Matayo ibice 5:6 ni amagambo avuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko nibo bazahazwa. Nabwiye abantu ngo mundarikira abantu muri iyi minsi basonzeye gukiranuka. Ni inyigisho zidashyushye ariko z'umumaro. Yego. Umunsi wa kabiri rero, gukizwa n'iki, agakiza n'iki? Umunsi wa kabiri biravuga ngo gukizwa
cyangwa se agakiza no gukizwa nyine byose ni ukwemera ubushake bw'Imana ubwo aribwo bwose. Uko niko gukizwa. Kwemera ubushake bw'Imana ubwo aribwo bwose, bigushimishije n'ibitagushimishije uremera. Ubushake bw'Imana se ni iki? Ubushake bw'Imana no gushaka kwayo nyine. Ubushake bw'Imana ni by'Imana ishaka. Ubushake bw'Imana ni by'Imana yifuza, n'ubushake bwayo. Ko nuko gukizwa. Ushobora kuvuga ngo uri umukristo utaremera ubushake bwa Data. Kwemera ubushake bw'Imana aho buva bukagera, byaba bigushimishije, byaba bitagushimishije, byaba ibyo wumva n'ibyo utumva. Uko niko gukizwa. Reka nze nkubwire murokore, ndagira ngo ngutangarize ijambo rivuga ngo ibintu byose ntabwo Imana ikugomba busobanura. Ibintu byose ntabwo Imana ikugomba busobanura. Yewe Pastor Mpyisi yaravuze ngo tuzarinda tujya mu ijuru, bimwe tutarabisobanukirwa. Ntabwo ibintu byose Imana ikugomba busobanura. Pastor Mpyisi, umusomyi wa Bibiliya international wemewe pe, icyo bita umusomyi wa Bibiliya, yaravuze ngo tuzarinda tujya mu ijuru hari bimwe tutarasobanukirwa. Ramugabo yavuze amagambo y'ubwenge. Hari ryo numvise ejo bundi bari kumushyingura mu buhamya bwe, ngo arabamubajije ngo ariko niki cyaguteye kurama no kuramba? Uriya mugabo yaravuze ngo ikintu cya mbere cyamuteye kurama kutagira inzangano, icya kabiri kutagira umururumba, icya kabiri yaravuze ngo ni ukutagira, icya gatatu aravuga ngo ni ukutiyandarika. Ariko aravuga ati ibyo byose uko ari bitatu ntiwagira ko udafite Imana muri wowe. Hari amagambo y'ubwenge pe. Baramuhaje ngo ikintu cyatumye uramba ni iki? Aravuga ngo ikintu cya mbere cyatumye ndamba no guhorana amahoro muri nge, nta nzangano ngira. Ijambo rya kabiri aravuga ati nize kunyurwa uko ndeba Pastor Mpyisi singira umururu. Ijambo rya gatatu kutiyandarika. Aravuga ati ibintu uko ari bitatu ntiwabitunga muri wowe udafite Imana muri wowe. bavuze ko udufaranga twose yabonaga twa pansiyo, Bibiliya, udufaranga twose abonye twa pansiyo muri iyi misi kutugura Bibiliya z'abaturage. Yaravuze ati singira umururumba kandi singira inzangano muri iki. Ikindi siniyandaritse, nicyo gituma narambye. Ikindi mfite Imana muri njye. Abatubanjirije bajye batwigisha. Ndi kuvuga ku ijambo ryitwa ubushake bw'Imana. Imana ntabwo ikugomba ubusobanuro ku bintu byose. Ijambo rivuga ngo kwemera ubushake bw'Imana ndiko gukizwa. Kandi akamabwira niba hari ikintu Imana izaduhanira, ntabwo Imana izaduhanira ko tutumvise, no contraire izaduhanira ko tutumviye. Nsubiremo, ntabwo Imana izaduhanira ko tutumvise, Imana izaduhanira ko twumvise, ahubwo ntitugira gute, ntitwumvire nikizaduhanira. Kandi abumvishe byinshi byanze bikunze nabo bazabazwa byinshi. Ntabwo Imana izaduhanira ko tutumvise, izaduhanira ko tutumviye. Akanako kandiki ubushake bw'Imana.
ngiye kubaho urugero rufatika. Oya banza bandike kuva ibice 13 umurongo wa 17 umurongo wa 18. Andika kuva ibice 13 umurongo wa 17 ugeze ku murongo wa 18. N'amagambo n'igihe Imana yirihagurikije abishiza heri mu gihugu cya Egiputa. Ndi kuvuga ku bushake bw'Imana ngo yabanyijije inzira y'ibizugu kandi y'ubusamo yari hari. Reka nze nsobanure mu Kinyarwanda gisobanutse. Mu yandi magambo yabanyujije kure mu nzira zidasobanutse kandi inzira y'ubusamo yari hari. Mujye mwandika SETH, mwajye mushyiraho n'amaverise biblique mukayashyira hariya abantu bakayasoma. Mwajye mushyiraho n'amaverise biblique. Ariko nibwo rikiza kuva 13 17 18. Imana ihagurutsa abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, yaranyujije inzira ishaka. Hari abavuze batari ko pourquoi mu yandi magambo tuje kuzengurukiriye kandi hari inzira directe yakagombye kutugeza i Kanani. Mu yandi magambo hari inzira yoro, ariko Imana yabanyujije aho ishaka. Hereza Imana icyubahiro, icyo bita ubushake bw'Imana. Uko niko gukiza. Twese duhagaze hano kubw'ubushake bwa Data, ntabwo ari byo twishakiye. Ubushake bw'Imana gukizwa. Ikintu utitonze mu bintu bigendanye n'ubushake bw'Imana, ubugingo bwabo bwahaburira. Amen, haleluya. Reka nze mbaho urugero rufatika. Umubumbyi ntabwo ikibumbano cyabwira umubumbyi ngo urambumba uko nshaka. Bibaho se? Reba umubumbyi ari kubumba inkono cyangwa se ari kubumba ivaze. Byanze bikunze ivaze arayiha forume ashaka. Amen. Umubumbyi ikibumbano yakibumba akibumba bitewe n'icyo azagikoresha, agiheza forume ashaka. Mureke Imana iduforume uko ishaka. Mvugutira kandi unshure inkamba zivemo, umpindure icyuma cyawe urukoresha. Mvugutira kubita imbere. Ishurirwe nawe, ishurirwe rwose. UKWEMERA, UKWEMERA, hari urukundo
mureke Imana idufashe mu kwishaka. Mu yandi magambo buri wese anyura mu ikosi, Imana imunyuzaho ishaka kugira ngo izamukoreshe ibyo ishaka. Niyo mpamvu utagomba kureba ngo bariya ko bameze kuriya. Ikosi bari kunyura munsi yo yawe. Abasirikari ingabo zirwanira mu kirere, farumasiyo yabo, ingabo zirwanira ku butaka, farumasiyo yo ku butaka, ingabo zirwanira mu mazi, farumasiyo ziratandukanye. Hereza Imana icyubahiro. Yesu nashimwe. Kunda kugeza rubavira ku mazi, hari agahanda kanyuze ku mazi neza. Ingabo zirwanira mu mazi zikikije aho ngaho, amakamera, imodoka yanyuze yose bakamera, bari harya hejuru muri twatuzo, bari kurinda umutekano mu mazi. Farumasiyo y'ingabo zo mu mazi ntabwo ari y'ingabo zo mu kirere. Farumasiyo y'ingabo zo mu kirere ntabwo ari farumasiyo y'ingabo zo ku butaka. Hereza Imana icyubahiro. Ariko buri wese nta mpamvu yakureba ngo bariyo ko bameze kuriya, baramaze buri wese nikosiye. Ariko pasa minyone, pasa mama tumukunda kaba bameze kuri, buri wese nikosiye, ndaho Imana izamukoresha. Kandi n'uburyo Imana izagira gute izamukoreshamo. Farumasiyo ziratandukanye. Yesu nashimwe. Umuganga uvura imitima, farumasiyo itandukanye n'umuganga uvura indwara z'imibiri. Umva, specialite mu menyo bitandukanye n'umuganga uvura amaso. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Mureke Imana iducanga kwishaka. Mpamvu yo kwibaza rero ngo uriya bimeze gute, uriya kuva, uriya bimeze kuri. Reka wese Imana ya itewe n'igiza mukore. Nta kwibaza birebire. Hari ijambo rivuga ngo gukizwa niki, agakiza niki. Umunsi wa kabiri ubwira abantu ngo ijambo ryatambutse n'abandi barirebe kuri YouTube, kwemera ubushake. Mureke Imana iducure ukwishaka, inkamba zituvemo, ikugerenzure ukwishaka, amabanga kuveho ukwibishaka, izana inyundo ikomeye. Amen. Nane sereka nkubaza, abaganga barimo hano, specialite y'umudogiteri imara igihe kingana iki? Imyaka n'imyaniko. Imyaka 6 abandi bikoza imyaka 3 bamwe bakaba bararangije. Formation y'umudogiteri, formation y'umudogiteri specialite imyaka 6 ndetse n'7 yageramo. Abandi bakikoza imyaka 3 ngo bararangije. Biterwa n'iki Imana izagukoresha ye. Kose ya gisirikare ntabwo nayimenya neza, ariko nzi ko nayigoye. Ayi wowe danje domoro, uhegereye wapfa cyangwa ugashya. Muyandi magambo utabishoboye wabigwamo. Uko siko kuri, uko siko kuri. Yahagarara hariya rero ku muhanda ugasangura musuzuguye ukamuca amazi, aho yanyuze ntabwo wahanyuze we. Ingabo ndazemera, bari abantu ndabemera. Icyo mbemerera ni ibintu bibiri: ikintu bita discipline, kabiri kubahana. Sindabona discipline kiba mu gisirikare, sindabona kubahana hajya bindi biba mu gisirikare. Ntabwo ndabi bakundira ibintu bibiri: discipline, kabiri ikintu bita kubahana. Kase mugira imbere tambuka maze murahura no mu mujya, mama tumukunde bahurira no mu mujya ugasanga arakwirengagije ati we Yesu ashimwe. Cyori wise kutumara ngiye kukidendeze kucyensuzuguye, uzi ko ari mwene so. Wigeze kumbwira ngo yahuye n'undi agiye kumuhereza intoki arazanga. Aba hano bombi Kigali we
tibakangendeho. Ariko mu gisirikare niho hantu nabonye haba discipline. Kabiri niho abantu nabonye bubahana, ntampagarara ntakajagari. Mukuru n'umukuru nyine birazwi, uri hasi ye nawe birazwi, ntakajagari kabamo, ntazagarazaga. Ndi kuvuga ku ijambo rivuga ngo mureke Imana. Navuze ngo muganga wize ikiganga specialty, icyo bita specialization, waminuje mu mitima utagira ngo biva hafi. Niyo mpamvu rero mureke duconga ukwishaka, ni kunyuza mu bukene kugira ngo uzakomeze abandi bunyuremo. Icara mu bukene ubuturemo kugira ngo mugere runaka abandi bazakomeye. Ni kunyuza mu magambo, reka ayo magambo bakuvuge kugira ngo uzakugera imbere ari kuvuga umubwira uti komera, amagambo agira igihe. Amen. Nta kintu na kimwe kitagira igihe. Igifite itangira gifite n'iki? Uko ni kuguri. Yesu nashimwe. Ubushake bw'Imana. Reka turebe gato ku nkuru z'abatubanjirije, intwari zatubanjirije. Vuge gato ku ntwari zatubanjirije. Amen. Haleluya. Mvuge gato ku ntwari zatubanjirije. Ejo twavuze ku muntu witwa Aburahamu. Itangiriro ibice 12 andika, niho uzasanga inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Intwari, mvuge gato ku ntwari zatubanjirije. Mu yandi magambo bemeye ubushake bw'Imana batabihisemo. Itangiriro 12, itangiriro ibice 12 niho uzasanga inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Uzasoma witonze. Yemwe mwambabariye mukaba basomyi ba Bibiliya nk'Abadiventiste. Abadiventiste bitwa abasomyi ba Bibiliya. Mwambabariye mukajya musoma Bibiliya. Intwari zatubanjirije kugira ngo ntabwo ndabivuga vagoma ngo mvuge ibintu bidasobanutse. Ndajya mbabwira na reference aha makuru muzayasanga. Intwari zatubanjirije. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo va, ejo twarabivuzeho. Iramubwira ngo urahava mu bigirwamana byonye kwa Sotera, kandi bizanze bikunze uragira ibyo usiga, urahaguruka wenyine. Gatatu urajya mu gihugu nzakwereka. N'amagambo 3. Iramubwira ngo urava, urasiga, urajya. Iramubwira ngo kandi ubushake bwanjye nubwo tutagombye kudiskita. Itangiriro chapitre 12 niho hari inkuru za Aburahamu. Iramubwira ngo ibyo bintu uko ari bitatu kubwo bushake bwanjye, nta diski byanze n'ubushake bwanjye. Aburahamu agira gute? Aburahamu agira gute? Aburahamu agira gute? Arahaguruka. Imana yamubwira ngo uravi wanyu mu bigirwamana byonye kwa Sotera, byanze bikunzura bavamo. Erega Yesu yaravuze ngo naje gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umwana na nyina, naje gutandukanya ibyo ngibyo. Mutagira ngo nazanywe n'amahoro. Rya jambo risomye wavuga uti Yesu, ariko Yesu yaravangiwe cyane. Aravuga ati erega ntabwo nazanywe n'amahoro. Ngaho rero naje gutanya umukazana na, bisobanura ngo ibidahuje ntibigendana. Nabwiye abantu ngo ikintu kitamfitiye umumaro cyangwa se umuntu utamfitiye umumaro sinzi kubana nawe. Mbarahije ukuri kw'Imana yasenga. Iyampamagaye mbivugiye muri kamera, sinshaka guta umwanya ku muntu tutazagirana mu gihugu cyo mu ijuru. 1 2 3 4 5 nyaru mu mujyi ndi kumwe nawe, Kibagabaga ndi kumwe
nawe gasyata ndi gukurana nawe ntago byakunda kuko nambaye umubiri yazagera hakangusha mu yandi magambo akanyanduza imico ye akanyanduza iki akanyanduza iki nta mubiri mfite akavuga ati jya uvuga gucya mama tumukunde kandi akakakubera buriya ukambaye kakubera mugore umwe usengera muri ADPR Nyarugenge aririmba muri korali Hozana korali turagana ati mama shenge ukwema igitambaro ukuntu uri mwiza ukwema igitambaro ukuntu uri mwiza ukwema icyo gitambaro ugasokoza we uyu mukecuru kukuri bone uri kunseka koko kumbona ntacyo ndushe ngo nuko yashokoje koko nuyanseke mama shenge ukwema icyo gitambaro ugasokoza ukuntu byakubera wabumvise njya kucyambara se nari kumwe nawe icyambere cyo ntazigena cyambariye kabiri ntazi impamvu cyambara kukesha kuntegeka ibye uzuko bigeraho bakakumanipira bakagutegeka ibyabo kavuga turabyambara da ntabwo nagendana nawe utabyambaye umuntu umwe ngo niwe wigeze gutumira abantu ngo niba ari bradashawa niba ari bikisinzi byari byo ati mwese muraza mwambaye amakanzu droite abahambiriye inda n'ibibunu sinshaka ibyo bintu byatararara sinshaka byatararara byanza kagendana byatararara biri gukubura hasi muramanura kandi muriganize neza iguhambiriye bya bindi byitwa kuguhambira ariko utari buze yambaye ibyo ngibyo ntanzira muri fete ubwo ari kubwira n'abarokore yewe n'abarokore ariko iyo fete badandaje amadorarira muri iyo fete harimo zahabu wenda ko wakwiruka uri butahane zahabu nango ugatahana amayero cyangwa amapawundi inyama n'ibirayi ugomba kwigaburira iwawe ji y'ibinyomoro nawe wakwikorera iwawe akamanyu k'umutsima amasaha abiri reka n'abarokore baradodesheje abarokore barayagaye n'abarokore barayagara icyo bita kuyagara ariko ntabwo ntari ku mana y'ijuru n'isi ubu kuko namwe murayagaye ndamubwira ngo nzaza nambaye ibyo nshaka niba ntazaza nambaye ibyo nshaka umbwire sinzaza sindayagarana namwe ndamubwira nti kandi unyubahire icyo Imana yangize cyo nge sindayagarana namwe yambaye pasuri geraha abandi babihorere akamama tumukunde ariko basatura kagafoto gutya nibamara bagashyira muri kadire yako nibarangiza ariko basatura gutya pasura yagaragaye bati murebe umukozi w'Imana none ni wiyenda rikuzandagara kandi nutiha agaciro nta wundi uzakaguha niko perezida wa repubulika yavuga ati utihaye agaciro nta wundi uzaguha agaciro ntabwo ntabwo byakunda yewe iyo mihindiro muyimvaneho pase imituku nawe nta soni pasiteri imituku se imituku ni gati pasiteri mama pasiteri ntabwo ari wo kumanipira n'importe koma no ntabwo ari kuzana nk'amategeko niba wantumiye nyubaha kandi unyubahire agaciro mfite winsuzugura amapasiteri nawe imituku
igihe umuntu yiyoroshya abantu bakamwubahuka cyane. Amapasiteri urabizi ko ari imituku, urabizi ko ari imituku kugira se ngo ngire amapasiteri imituku. Ntabwo ndi buyagarane namwe kuko nge sinshobora kuyagarana namwe. Bifate muri kamera, sinshobora kuyagarana n'ibyo nibiri kuyagara, ntabwo bishoboka. Mfite Mwuka Wera unyobora, Mwuka Wera umbwira ngo kora ibi cyangwa se kireke. Mukristo utagira Mwuka Wera ugukebura mu gihe runaka uzatibara. Ubundi niko kamaro ka Mwuka Wera. Mwuka Wera arakubwira ati ubwo abantu ducotsemo wowe sigaho, umenye kuri umukristo sigaho. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Amen. Kandi turi ku magambo avuga ngo ubushake bw'Imana. Pasiteri wamenye ko namenye ko ari ibikize. Nyubahiro wundi we wintesha umutwe, wamenye ko ibyo namenye se nibiki. Mukanya numbwira imituku urambwira uti vanamo n'icyo gitambaro. Urabande bose nta bitambaro bateze nawe kugira ngo amafoto azagende neza uragikuramo. Bazafotore nicaye bajye hari ku karubanda bifotoze nge nicarire. Niba ari uko niba ndi bubishya amafoto kubera igitambaro ngewe nzigerayo nta n'amafoto nkunda. Ariko kwinjagaraza awe wintesha umurongo utamvana mu mwuka cyangwa se ukanteza Satani. Utanteza Satani we, kandi bakankwena we yigaramiye. Siko kuri isi kanyota we yibereye hariya. Uko ameze kose ntarajya kudefanda ngo ninjye wamugiriye inama. Reka da, akarenze karushiki, akamaze kurenga nyine ngo karenze kageze kuri stati, kahageze mu complete mwo sinzi icyo muzongera. Akageze kuri stati kageze gute bene we, akageze kuri stati we, akageze kuri stati ntaba ikinyarwanda ntawagishaka koko, kuko bavuga ngo akarenze umunwa karusha ihamagara. Akageze kuri stati nako kageze gutera karushihanagura. Akageze kuri stati karushihanagura. Iwe ngo nubwo wahanagura ngo arabafite systeme, iyo wahanaguye biba byagezeho byarangiye. Hari abafite systeme muri telefone zabo, nubwo wahanagura kajana ngo iyo byasohotse biba byasohotse. Akageze kuri stati karushiki beneta, urakoze sabe karushihanagura. Urarwana kuhanagura, hari abamaze kugasevinga, ariko mana y'ijuru. Yesu ashimwe. Kageze kuri stati igihe kimwe twigeze kujya Rubavu, hari ubwato abantu bajya batembereramo bakabambeka y'amajiri tubugiyemo. Uriya mukobwa wanjye rero sinamenye yari gufotorera, sinjye kubona kuri stati mbona mama tumukunde kuri stati na jiri. Ndambwira ibi wobi ngo mama tumukunde kuri stati n'amajiri. Yesu we ndambwira mvanira go sha ujye upostinga ibintu byanjye n'amafoto yanjye wabanje kumbaza rwose. Ngo pasiteri mu bwato yakaraga mise n'amajiri. Yesu we ndavuga ni Mana we mu bwato hagati na jire. Yewe umva amafoto ni meza, ntabwo ari mabi rwose. Amafoto ni meza n'ukuri kw'Imana, ntabwo ari mabi. Mukanya nari mpagaze hano, nari mpagaze hano ubwo turafashe urugendo turagiye mu masaha 12 ngo mu mato bukude rufashe mikoro mu bwato ndi kwagagana n'amaji. Yewe ndavuga ndi Mana y'ijuru.
shoferi akageze ku isati karusha iki akomera agatahanye. Birasobanura rero ngo kuri stati ishyiraho witonze, akageze kuri stati karushiyanagura. Twahoranye hano mu materaniro ya mu gitondo saa ku cyumweru saa 12 sore se ni moto mukunde cyangwa ni murumuna we none ubwo atagezemo hagati kandi abugezemo gute n'abasa ayiwe kuri bose babireba kuri bomboye aba basare sabakuye ye mukanya saa 5 nterafeshe mikoro umva mwabantu akageze kuri stati karusha ihanagura. Amenye ibyo dupostinga mama we mwafoto ntabwo nyanze mwifotoze rwose nta foto ngo nta cyabaye mwifotoze rwose mushyireho. Ese noye ni pastor ugaramye mu bwato nabo basari cyangwa amen. Turi ku ijambo rivuga ngo ubushake bw'Imana, turi ku ntwari zatubanjirije Aburahamu. Imana iramubwira ngo urasiga urava byanze bikunze uragenda niko mbishaka, no comment. Kabiri ntwari ya kabiri we Yesu nashimwe izatubanjirije. Umva Gideoni abacamanza yabwiye Gideoni ngo kano kanya yewe Gideoni ni wowe ntoranyije kandi mu masegonda nguhinduye umunyembaraga. Abacamanza ibice 6:11 andika abacamanza ibice 6:11 niho urasanga inkuru z'umugabo witwa Gideoni. Abacamanza 6:11 andika muri agenda yawe uzabisoma witonze kuko ushobora kuvuga Gideoni umuntu akaba yavuga atari ko ngizo nkuru zirahagane he muri Bibiliya koko. Niyo mpamvu na abacamanza 6:11 no mugabo witwa Gideoni. Imana yaramubwiye ngo yewe wa munyembaraga we Gideoni ati ngwiki gati ndavangiwe. Wa munyembaraga we ni wowe taranyije haguruka ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani nokome. Gideoni aravuga ati ndo mu muryango wawe Imana yamubwiye ngo ntacyo tuse ni wowe ntoranyije. Iramubwira ngo nguhinduye umunyembaraga kano kanya njye utange imbaraga kuko ntabwo ihamagara abashoboye ishoboza abo yahamagaye. Nguhinduye umunyembaraga haguruka ni wowe uzakiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Gideoni agira ate arahaguruka. Ijambo ryitwa ubushake bw'Uwiteka. Amen, haleluya haleluya. Ubushake bwande izani ntwari zatubanjirije. Yesu nashimwe. Amen. Samuel wa mbere ibice 16 turahera aho ngaho. Imana yimika Dawidi imusukaho amavuta. Samuel wa mbere ibice 16 urahera aho ngaho. Imana yimika Dawidi kamusuka mu basore bane witwa Shama, Aminadabu, Eliya mu muryango wo kwa Yesaya. Yesu nashi. Amen. Abasomye Bible umukuru yarinde. Basomye Bibiliya umukuru yarinde. Basomye Bibiliya umukuru yarinde, wa kabiri yarinde, wa gatatu yarinde. Aminadabu, Eliyabu, Shama. Gusa ariko iki kizami we umuhererezi yari Dawidi. Basore bane baba mu muryango wo kwa Yesaya iravuga ngo ni wowe urasukwa hama. Bami ba mbere bice 16 ni urasanga ayo makuru uzasoma witonze. Hari gihe wajyaga wibaza utari ko Dawidi asukwa amavuta izo nkuru zirahaganaye. Samuel wa mbere says
kuvuga intwari zatubanjirije. Yesu nashi ubushake bw'Imana. Kandi reka nze mbabwire abantu bakunda kuvuga ngo ubushake bw'Imana burasharira. Busharirira abantu banze kumva. Iyo utagira discipline ukanga kumva buragusharirira. Ariko iyo wumvise ubushake bw'Imana no munyenga. Ikindi kandi reka nze mbabwire ubushake bw'Imana. Iyo winjiye mu bushake bw'Imana niyo mahirwe yawe. Ubushake bw'Imana bukugeza ku cyo ugomba kuba cyo. Ubushake bw'Imana bukugeza ku cyo uzaba cyo. Amen. Ubushake bw'Imana bukugeza ku mugambi w'Imana muri wowe. Nta handi binyura uretse mu bushake bw'Uwiteka. Busharirira umuntu utagira discipline. Iyo wanze kumva buragusharirira. Yesu nashimwe. Amen. Pari zatubanjirije. Yeremiya igice cya mbere murongo wa 4. Yeremiya igice cya mbere murongo wa 4. Handika Yeremiya igice cya mbere murongo wa 4. Iramubwira ngo nakumenye utarabura urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho ku muhanuzi uhanurira amahanga. No comment. Byanze bikunze igihe cyarageze Yeremiya aravuga ngo waranshutse nemera gushukwa nawe, kuko Yeremiya byageze igihe ahinduka urwamenyo kubwo guhanura ubuhanuzi bushaririye. Ngushyiriyeho gusenya, ngushyiriyeho kuba, ngushyiriyeho kurandura ndetse no kongera gutera. Yeremiya mu gihe cyangombwa yarasenyaga, mu gihe gikurikiye Imana ikamubwira ngo ngira wubake. Amen. Ikamubwira ngo ibingibi bisenye bikasoringe. Mu gihe cyangombwa ikamubwira ngo ibi byubake. Yesu nashimwe. Yarahamagaye umuhamagaro ukomeye wo guhanura ubuhanuzi bukakaye. Yeremiya iri hara hejuru igice cya mbere murongo wa 4. Yeremiya hejuru hariya iri he abantu bari kuri computer. Yeremiya rimwe 4 pari zatubanjirije. Yeremiya iramubwira ngo nakumenye utarabura urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushiraho ku muhanuzi uhanurira amahanga, kandi icyo nza gutegeka cyose nicyo uzavuga. Yeremiya arahaguruka aragenda. Ubushake bwa Data. Yesu nashimwe. Mureke Imana iducure kandi itunagure, mu yandi magambo iduforme kwishaka. Nyirikibumbano ni umenye icyo yakibumbiye. Iramubwira ngo nkuremye tout simplement iryo gi ntumye ribaho, iyo nda ntumye itavamo kubw'impamvu zanjye bwite, ngushyiriyeho ku muhanuzi ni wowe uhanurira amahanga. Amen. Imana ihamagara Yona, yaramubwiye ngo ngwino ngutume Nineve. Igitabo cya Yona uzahere ku gice cya mbere. Bahanuzi bato Yona, andika Yona igice cya mbere, uzagenda ukomeze muri ibyo bice. Bariya babita bahanuzi bato. Iramubwira ngo haguruka ngo utume Nineve ujye kuburira buriya bwoko, ububurire. Aranga ahungira itarushishi. Imana yavuga ngo nitarushishi aho hose ndagukurayo, mu nda y'urufi ndakuvanayo, ni wowe shaka kujya kuburira ubwoko bwe. Nta bandi bari bahari se. Ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ntaho wabuhungira. Ubushake bw'Imana nubwo wakwitwika ntushye. Ubushake bw'Imana ushobora kwitera icyuma kugira ngo ubushake bw'Imana budashobora icyuma ntikigufateho. Ubushake bw'Imana ushobora kwisogota n'ukuri kw'Imana ukimanuka mu mugozi, umugozi ntugufata ugacika ukaba muzima kubera ubushake bw'Imana. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ryitwa ubushake bw'Imana ni ikishaka nyine. Amen. Iravuga iti mama tumukunde, umwana wa 11 mu muryango wo kwa Kanaka, ukurikirwa n'umuhererezi, ukabura wa 11 ngo haye inkoni y'ubushumba. Mama tumukunde mu muryango mu bana 12.
ukabura wa 11 ngutoranyijemo mu ngahe ngo ni ubushumba ntabwo byakunda ku musozi wa Gikongoro niho Imana confirme abatarabyumvise n'ubuhamya mpana ntanga nagiye ku musozi wa Gikongoro niho Imana yampereye amakuru irambwira ngo kugirirwa neza nanjye nta handi bizaturuka nani mukunkorera imaze kumpereza inkoni y'ubushumba naravuze ngo ibyo ntabwo byakunda Kamana yavuze uti burya karya kumba wigeze gufungura kamasengesho burya nari mfite umugambi irambwira iti kandi noneho imirimo yo mwisi irahagararira ha no comment irahagararira ha urahagarika imirimo yo mwisi ndafunze ahasigaye ugiye kunkorera Yesu nashimwe muri 2018 no 2008 nibwo namahagaritse imirimo yo mwisi 2008 nakoraga muri Prague kira kigo cya SETH maze kugera muri ibi ngibi maze nk'amezi 6 muzungu twakoranaga witwa Olivier twakoranaga n'abazungu bo muri Luxembourg muri projet yitwa Track Martini namubonye Martini Kicukiro ya twarakoranye uriya nkura muri projet y'ababana n'Ubuganda mpagarariye centre de santé ya Kicukiro bandi bari za Muhimana na za Kacyiru n'ahandi Martini twakoranye rero mpagarariye centre de santé ya Kicukiro muzungu witwa Olivier baragarutse mu Rwanda aravuga ati nzanye indi projet aba twakoranaga ati kandi iyo projet ntabonyemo Illumineé nta mahoro ndi bugire kuko ibintu byose nabanyemo ndi umukozi nyiri nkwaya nakoze kwa nyiri nkwaya singiye kamera yaravuze ati mu bakozi nakoranye nabo twarakoranye muri ministante tujyana no muri kabine yiwe yaba bose bameraga nkawe nari umukozi pe kandi kumundeba nta matiku ngira no butiriganya no bujejanganya no ntibibaho uwo muzungu Olivier arambwira ati mumunshakire aze muri projet ndamushaka baba barampamagaye kandi naramaze kugira muri ibi ndavuga subungire bivemo se kandi nongere mbivemo nigendere natekeza ayo madolari natekeza amafaranga ntekeza umushahara numva ubwo nkombora yazi ndi guta yanjwa bari kunseka mu kajagari bari kubwira bo mugwabo bati umugore wawe yamaze gusara tekereje umushahara uvuye muri Luxembourg ndavuga se mbireke cyangwa ndababwira ngo mugende mumubwire ngo ntabwo bigishoboka ndababwira ngo mumbwirire Olivier yero mu dogiteri mugende mumumbwirire ko bidashoboka byararangiye ntabwo nkiri mu mirimo yo mwisi ku kintu kigendanye n'ubushake bw'Uwiteka ndavuga ngo mumumbwirire ko ntagikora imirimo yo mwisi nari ndi kwiga muri Erika ndangije baccalaureat yanjye 2008 ndangije bac Imana irambwira ngo akazi gahagarariye aha baccalaureat niyo ngiyo byose bihagarariye aha ugiye kunkorera ariko maze kubona nta kintu na kimwe kitagira akamaro uti kubera iki ejo bundi muri RGB bari guhindura amategeko na system n'abayoboye insengero baravuze bati umuntu uyoboye urusengero agomba kuba afite byibuze nivo ya kaminuza nicyo cyatumye kuko nabajije Imana ngo ndangije baccalaureat buse amafaranga yanjye nyapfushije iki muri kaminuza iyi diplome ntakoresheje no munota n'umwe kuko bakozi murabizi ko urangije diplome bayongera muri dossier yawe n'umushahara bakawuzamura ndavuga nti buse nagiye kwigira ikiko
ariko ejo bundi bavuze bati abayoboye amacaci agomba kuba byibuze afite nivo ya kaminuza. Navuze nti datushime. Muri dosiye zacu bo benshi barahagaze kandi ntabwo ndi kubaseka. Abashumba benshi barahagaze kutagira amashuri. Kavuga ati ntabwo byakunda. Byari ibintu biri serious bikomeye. Ko dufite ubuzima gatozi uravuga bati murashaka ubundi kandi n'amadiplome ya kaminuza. Hakubise muri system. Basanga conditions zose ziruzuye. Bati mureke uyu mugore ayobore. Uko bimeze kose mureke uyu mugore ayobore church kandi abagore bayobora neza. Kuvuga ku bushake bw'Uwiteka iratoranyije mu bantu 12 biwacu. Bose ntibakiriho, hasigaye nk'abatanu. N'abagatulika babandi konvenki mu muryango w'abantu 12 ndi wa 11. Ndavuka ndakura ndaririmba muri gatulika, ndaririmba ndakanika pe. Ndi muri babandi najyaga muri secondaire, ndi abantu basigaraga kwishuri tuzarimba kuri Pasika. Ntera abagatulika murabizi zandabo bateraga ku masakaramentu. Bira byose nabibayemo umva Imana y'ijuru nizi. Naho kumbi muri 2009 Imana izampereza inkoni y'ubushumba. Taziko ngo wende mvuge ngo ari umuntu mwene wacu wo murokore najye kubaza amakuru. Tawe barayukuri. Nta numwe ninjye murokore njyenyine mu bisakuruza byo kwa data. Nta murokore pe. Wende ngo mvuge ngo ari umurokore najye nkabaza ngo ariko ibyo barokore bimeze gute. Yesu nashimwe. Ikintu cyitwa ubushake bw'Imana nyiri kibumbano niwe umenye icyagize gute yakibumbiye. Kandi ntabwo babaza umubumbyi ngo urambumbira iki. No, nta nubwo wamubaza ngo ese urambumba uko nshaka. No, aguforma uko ashaka bitewe n'ibyo aza gukoresha. Turi kumwe ndashoje. Uyu munsi wa kabiri gukizwa ni ukwemera ubushake bw'Imana. Tushobora kutemera ubushake bw'Imana ngo uvuge ngo urumurokore kandi ubyemera uko biri. Ubyemera uko bigize gute? Wabona bigoramye urabyemera. Mose yabajije Imana ngo urinde, none se ko ntakuzi. Arabibaza ngo urinde, usanze mu gihuru ndagiye nyine. None se iramubwiye ngo nduwondi we kandi ninko yamubwiye ngo igihe cyo uzabumenya ariko wowe byanze bikunze uritaba ariko uzabumenya kubisobanukirwa uzabisobanukirwa. Bene da reka ndekera. Uyu munsi wa kabiri uravuga ngo agakiza niki, gukizwa niki, mareke Imana iduforme uko ishaka. Kandi reka nze mbabwire baroko niwumvira ijwi ry'Imana tunangira umutima. Amen, haleluya. Agakiza no gukizwa ni ukwemera ubushake bw'Imana uko bwaba bumeze kose. Imana iduhana umugisha. Amen.